umuziki nyarwanda uratera imbere umunsi ku munsi. Uko utera imbere niko uzana udushya twinshi, kandi ari nako bamwe bagenda batera imbere abandi bakazima. Iyi niyo mpamvu uyu munsi twifuje kubaganirira ku bahanzi 10 nakwita b'ikinyacumi. Aba bakaba baritwaye neza mu myaka 10 ishize. Ubwo ni ukuvuga kuva mu 2010 kugera mu mwaka wa 2020. Baramutse bakubwiye ngo ushyira abahanzi ku rutonde cyangwa se uhitemo abahanzi 10 wakwita b'ikinyacumi, nubwo waba udakunda umuziki cyane, hari ibintu by'ingenzi utasiga inyuma. Muri ibyo twavugamo nk'abahanzi basohora indirimbo ubudasiba, ariko ibi ntibihagije kuko abazisohora ubudasiba ni benshi, urutonde rwaba rurerure cyane. Ahubwo wakongeraho no kuzisohora zigakundwa. Uko gukundwa kandi ni nako kubahisha gukora ibitaramo bigiye bitandukanye ndetse no kwitabira amarushanwa agiye atandukanye. Ayo marushanwa twavugamo nka Primus Guma Guma Superstar, Salax Award ndetse n'ayandi agiye atandukanye haba mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Mbere yo gutangira n'urutonde rw'aba bahanzi 10, reka mbanze nkwibutse gukora subscribe niba utari wayikora. Niba kandi warayikoze, ndagusaba ngo urebe iyi video kugera ku musozo. Kwikubitiro kuri uru rutonde turahasanga umuhanzi Theo Bosebabireba. Uyu yatangiye aririmba injyana ya Afrobeat mu ndirimbo zahimbiwe Imana. Aha ni mu mwaka wa 2005, aho yagendaga azenguruka mu masinagogi yo mu Rwanda, ubwo no kuvuga mu masengero. Noneho mu mwaka wa 2010 uyu muhanzi yari yamaze kurenga inkiko z'u Rwanda kuko yari asigaye ajya kuririmba hanze y'igihugu, kandi abantu bakubise buzuye. Aha navuga ko yarageze ku kigero gishimishije cy'ubuhanzi bwe. Muri iyi myaka 10 irangiye ari umuhanzi ugibwaho impaka, kuko mu materaniro no mu matorero y'abihaye Imana bari batakimuvugaho rumwe. Kuko uyu ngaherutse no kujya kuririmba mu tubyiniriro, aho yaririmbye mu kabyiniro ari kumwe na Eric Senderi, aho baririmbye ahazwi nko muri Cosmos i Nyamirambo. Yaharirimbye indirimbo nka Bosebabireba, Bugacya ndetse akaririmbana Ikizurubwa. Ariko ntibikuraho ko indirimbo ze zigicurangwa kandi zibica bigacika, ndetse yemwe akanatumirwa ahantu hamwe na hamwe mu bitaramo bigiye bikomeye. Kuri uru rutonde kandi turahasanga umuhanzi The Ben. Uyu yatangiye umuziki we mu mwaka wa 2008, aho yari ari mu itsinda rigari ry'inshuti z'ikirere hamwe n'abandi bahanzi bari bagezweho muri icyo gihe. Mu mwaka wa 2009 uyu muhanzi yateguye igitaramo cye cya mbere, ari nacyo yamurikiyemo alubumu ye ya mbere yiswe Amahirwe ya Mbere. Ariko ubwo igitaramo nticyagenze neza kuko ahaberaga igitaramo hari umubyigano ukabije ndetse n'umuvundo. Iki gihe The Ben yari amaze kuba umuhanzi w'izina rikomeye mu Rwanda, ariko mu mwaka wakurikiyeho The Ben yahise ajya kwiturira muri Amerika. Nk'umuntu wese rero utarafatisha, mbese ukishakisha, yamaze igihe kigera ku myaka 2 ameze nk'udakora umuziki we, kuko yongeye gushyira hanze indirimbo ze mu mwaka wa 2012. The Ben afatanyije na Meddy ndetse na Kate Kavuyo bamaze kongera guhura na Lick Lick, ariwe producer wabo wabakoreraga indirimbo bakiri mu Rwanda. Uyu yabafashije gukora indirimbo bari muri Amerika nabwo. Aha twavuga nk'indirimbo yakoze Ndi uw'i Kigali, Give It To Me, Habibi, Urabaruta, I'm In Love, Ko Nahindutse ndetse n'izindi nyinshi. Kuri uru rutonde kandi turahasanga umuhanzi Riderman. Uyu amazina ye nyakuri yitwa Emery Gatsinzi. Yatangiye yandika indirimbo, ariko kuri ubu araririmba, ahakora nk'umuraperi, aranandika ndetse yemwe ni na producer. Yavutse mu mwaka wa 1987, avukira i Kigali. Kuri ubu afite imyaka 33. Yasohoye alubumu ye ya mbere mu mwaka wa 2008 ahita Rutenderi. No mu mwaka wa 2012 akora indi alubumu yise Kwibambura. Nyuma gato muri 2014 akora indi alubumu yise Drame. Naho muri 2016 asohora indi alubumu yise Ukuri. Riderman ni umwe mu bahanzi nyarwanda bahora ku isonga, mbese ku rwego rwo hejuru mu ruganda rw'umuziki. Ni umuhanzi watwaye amwe mu marushanwa yo mu Rwanda akomeye, akenegukana ibihembo kuva mu mwaka wa 2010. Riderman uyu yagiye ahabwa ibihembo mu marushanwa nka Salax Award,
Primus Guma Guma Superstar aho yanayegukanye. Uyu kandi ni umuhanzi utarigeze aburirwa irengero, muri make ngo abakunzi be bamubure cyangwa babura aho yagiye cyangwa ngo azime. Nibura buri mwaka Riderman yashoboye kugenda asohora indirimbo zitari munsi y'eshatu zikunzwe ku rwego rw'igihugu ndetse no ku rwego mpuzamahanga. Mu ndirimbo zakunzwe ze twavugamo nka Nkwitende, Bombori Bombori, Padre, Igicaniro, Mambata, Umutekamutwe, Amateka ndetse n'izindi nyinshi. Kuri uru rutonde kandi turahasanga umuhanzi w'igitsina gore ari nawe rukumburimo. Uyu nta wundi ni Butera Knowless. Uyu yavukiye mu Ruhango, amazina ye nyakuri yitwa Jean d'Arc Ingabire Butera. Uyu muhanzi yiyandikira indirimbo ze aho aririmba urukundo, sosiyete ndetse n'ubuzima busanzwe. Knowless yakoze alubumu ye ya mbere mu mwaka wa 2011 yitwa Komeza. Arongera muri 2013 akora alubumu yise Uwo Ndiwe, akaba akorera indirimbo ze muri lebo yitwa Kina Music. Yamenyekanye cyane mu ndirimbo nka Ujya Unkumbura, Sinzakwibagirwa, Baramushaka, Teyamo, Ko Nashize ndetse na Winning Team ndetse n'izindi nyinshi. Uyu ni nawe muhanzi wenyine w'igitsina gore utarigeze uzima, kuko yagiye agaragaza uguhangana cyangwa guhatana cyangwa competition mu muziki nyarwanda muri iyi myaka 10, akaba ataracitse intege ndetse yemwe akaba agikomeje buri mwaka agashyira hanze indirimbo bikanamuhira yemwe zigakundwa. Kuri uru rutonde kandi ntago twakwibagirwa umuhanzi Meddy. Uyu muhanzi yavutse mu mwaka wa 1989, avukira mu Bujumbura mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi. Akaba kuri ubu afite imyaka 31. Yamenyekanye mu ndirimbo nka Inkoramutima, Mubwire, Akaramata, Ntacyo Nzaba, Igipimo, Nduwi Kigali, Nasara, Amayobera, Slowly, Holy Spirit ndetse n'izindi nyinshi. Uyu kimwe na mugenzi we The Ben yagiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mwaka wa 2010, abanza kumara hafi imyaka 2 nawe adakora indirimbo. Aho yatangiye gukora nanone ahuye na Lick Lick, yashyize hanze indirimbo zamugaruye mu ruhando rw'umuziki nyarwanda. Kugeza na n'ubu ni umwe mu bahanzi bakomeye mu Rwanda ndetse no ku rwego mpuzamahanga, banatumirwe yewe no mu bitaramo ku rwego rw'igihugu no ku rwego mpuzamahanga. Turahasanga kandi kuri uru rutonde umuhanzi Bull Dogg. Uyu muhanzi afatwa nk'imwe mu nkingi za mwamba muri hip hop nyarwanda, akaba n'umwe mu bashinze ndetse bakanatangiza itsinda rya Tuff Gang. Kugeza kuri ubu rikaba ryaramaze gusenyuka. Mu bo bazamukanye mu mwaka wa 2008, Bull Dogg niwe gusa ugeze iki gihe adahagaritse gukora indirimbo zikunzwe no kwitabira bimwe mu bitaramo bikomeye bibera mu Rwanda ndetse akanitabira n'ibyo hanze. Uyu muhanzi yamenyekanye ku ndirimbo nka Icyoroshye, Ingaruka, Bihuye iki, Byose kuri Ja. Aha tuhasanga kandi itsinda rya Dream Boys. Iri tsinda rya Dream Boys rigizwe n'abahanzi babiri aribo TMS na Platini. Ryahuye mu mwaka wa 2009, batangira baririmba injyana ya R&B. Aha bahise bakora indirimbo zirimo Sinzika, Wanizungua, Magorwa n'izindi nyinshi. Mu mwaka wa 2010 bagiye muri Primus Guma Guma Superstar ku nshuro yabo ya mbere, ari nabo bahanzi bato barimo hamwe na Urban Boys. Iri tsinda rya Dream Boys ryegukanye ku nshuro ya 7 Guma Guma ubwo yabaga. Ubwo tuvuze itsinda rya Dream Boys, impanga yaryo Urban Boys ntago risigara. Iri ni itsinda ryinjiye mu muziki nyarwanda mu mwaka wa 2008, ryatangiye ririmba injyana ya Afropop ndetse na R&B. Bamwe mu barigize bari bakiri bato yemwe, kuko umwe yigaga no muri segonderi. Aha twavuga Nizo. Iri tsinda ryamenyekanye mu ndirimbo nka Bibaye, Umwanzuro, Barahurura, Kubita, Indahiro, Ishyamba, Mermi, Sipiriane ndetse n'izindi nyinshi. Aba batangiye ari 4 ariko bagenda bamwe bavamo. Icyakora nubwo umwe yavuyemo, bose bakomeje gukora umuziki kandi biranabahira. Mu mwaka wa 2010 iri tsinda ryafashe icyemezo cyo kwimukira i Kigali bakomerezayo umuziki wabo. Iki gihe
bakaba bari bamaze gusigara ari batatu gusa, nubwo kuri ubu bameze nk'aho batandukanye bose. Mbere y'uko batandukana bagiye bakora ibintu bigiye bitandukanye nko kwitabira Primus Guma Guma Superstar bakanayitwara, bakorana indirimbo ndetse zigakundwa n'abahanzi bo hanze mu bihugu by'ibituranyi nka Uganda, Burundi, hakiyongeraho na Nigeria n'izindi ndirimbo nyinshi bagiye bakorera mu Rwanda kandi nazo zikayobora umuziki nyarwanda igihe kitari gito. Ukomeje kureba kuri uru rutonde turasanga umuhanzi Senderi International Hit. Uyu muhanzi yamenyekanye aririmba indirimbo za gahunda za leta, aha twavugamo nka Ibidakwiriye, Icyomoro ndetse n'izindi nyinshi. Ibi byagiye bimuha umwanya munini kuri stage mu mpande zose z'igihugu, kuko ahanini navuga ko nta karere atageze kuri stage yako cyangwa urubyiniro rwako. Uyu muhanzi kandi yatangiye gukora indirimbo zigezweho muri studio mu mwaka wa 2013, aho yagendaga avanga indirimbo zigezweho ndetse n'iza gahunda za leta. Ariko ibi nibyo byamuhesheje kuguma imbere mu rugaga rw'abahanzi nyarwanda, mbese ntave kuri hit. Aha kandi turahasanga umusaza Makanyaga Abdul. Uyu musaza yinjiye mu muziki mu mwaka wa 1967, aho yari afite imyaka 20. Mbere yaho yakinaga muri Kiyovu Sport, ariko kubera imvune ahitamo kwikomereza umuziki waje no kumuhira kugeza kuri ubu. Uyu muhanzi nakita ko ari we mu myaka yo hambere, kuko yaririmbye kera ndetse abo batangiriye rimwe umuziki kuri ubu baretse umuziki, ndetse n'ababikora babikora mu rwego rwo kwishimisha. Uyu musaza yagarukanye amaraso mashya mu muziki nyarwanda ubwo yasubiragamo indirimbo ze zo hambere, aho yakoreraga muri label ya Kina Music, kandi aha yagendaga afatanya n'abandi bahanzi mu kuzisubiramo. Aha mu ndirimbo zasubiwemo twavugamo nka Nshatse Inshuti, Rubanda ndetse n'izindi. Mbere gato yo kubabwira umuhanzi wa 10 kuri uru rutonde, reka mbanze mbabaze, mwe murabona ari uwuhe muhanzi wakabaye urimo hano akaba atajemo? King James, Priscilla, Davis D, Young Paul, Young Grace, Tom Cruise? Yego, urutonde rwaba rurerure cyane, ariko mutwandikire hasi muri komenti umuhanzi mubona wakabaye yajemo akaba atarimo. Uyu muhanzi nta wundi ni Bruce Melody. Uyu ni umuhanzi uri kubica bigacika muri iyi minsi ndetse no mu minsi ishize, nubwo afatwa nkaho yinjiye mu muziki nyuma yabo twababwiye bose amazina yabo hejuru. Amazina nyakuri yitwa Itahiwacu Bruce. Uyu akaba afite imyaka 28, aririmba injyana ya R&B na pop. Uyu muhanzi yinjiye mu muziki mu mwaka wa 2012, gusa na mbere yaho h'imyaka 2 ntabwo yari ari kuri ya industry ya music, kuko yakoraga n'ubundi nk'aba baririmbyi bafasha abandi kuririmba, bamwe bita backup singer. Ariko muri ibi bihe yaje gukora indirimbo ze ziranakundwa cyane, izo twavugamo nka Tubivemo ndetse na Telefone. Nyuma gato ubwo ibyo gufasha abandi bahanzi yaje kubivamo abifasha hasi, ahubwo atangira kugenda yiririmbana ku giti cye, aho yaje kugenda akundwa mu ndirimbo zigiye zinyuranye. Aha turavugamo nka Hands Up, Ikinya, Ndakwanga, Ntundize, Umwe Bavuze, Ntiza, Saa Moya ndetse n'izindi nyinshi. Nubwo bamwe baduhema kumucira akari urutega bavuga ko aririmba ibishego, ntibikuraho ko ari umuhanzi ukunzwe kandi bidasubirwaho, akabaza no kwisonga mu bahanzi binjiza agatubutse, yaba mu kwamamaza ndetse no ku mbuga nkoranyambaga ze. Munyemerere mfata aka kanya mbashimire mwe mwese mwafashe umwanya wanyu mukareba iyi video kugera ku musozo, kandi ntimwibagirwe gukora like, share na subscribe kugira ngo ibyiza byawe waruzi ko Info and Fact channel bitazabacika. Njyewe ndabashimiye.